Turabasuhuje abakunzi ba My Heart aho muherereye hose, ndabizi neza mutwumva mu bice bitandukanye by'igihugu, ubwo ni mu majyepfo, mu majyaruguru, iburasirazuba, iburengerazuba, tutibagiwe n'umujyi wa Kigali. Nanone kandi mutwumvira hanze y'igihugu especially mu Burundi, abo bantu rwose baba batwumvira mu Burundi turabasuhuze cyane, mwiyumvemo ikaze. Uyu munsi rero tuje kuba twababwira bimwe mu byo tujye kubahaho amatangazo. Hari ibintu mukeneye kuba mwamenya kugira ngo mutegereze muzi ukuntu byifashe. My Heart rero iraza kuba ikomeza, gusa abantu ntago bazi niba irasohoka isaha irasohokera. Iyo saha rero niyo nje kuba nababwira isaha irasohokera, kandi hari byinshi tugiye kuganira ku iki gice kirasohoka. Ndabizi neza ko uyu munsi umeze nabi, hari imvura, gusa nanone ntago biri butubuze gukora My Heart. Ndagira ngo rero niba uri musha ahangaha, ndagira ngo ukande subscribe, wibuke gukanda ku nzogera kugira ngo n'andi matangazo yose ya My Heart urahita uyabonera ku gihe n'ahangaha aca, kubera ko Daddy ariko yabishatse. Uyu munsi rero My Heart irasohoka isaha ya 11:00 ku bantu bayitegereje. Gusa nanone turagira ngo mbere y'uko tujya gukora icyo dukora, mumaze muduhe ibitekerezo. Murabizi neza ko hari My Heart iheruka, hari kese zitasobanutse. Turagira ngo abafana bagire uruhare mu kwiyubakira My Heart kugira ngo izabanezeze, kubera ko izaba irimo ibitekerezo byanyu. Icyo dushaka rero no gutanga ibitekerezo kuri izi ngingo zikurikira. Iyo nta yindi, turabizi neza ko Suzy yamaze kuba yabwira umugabo we Adolphe ko nta kindi kintu amuhisha, gusa twe turabizi ko gihari. None se nihe nama wagira Suzy? Nuko yavuga ibi bintu cyangwa se nuko yakomeza akabihisha umugabo we? Ibyo bitekerezo murakomeza mu biduhe, wibaze ngo uri Suzy wakora iki? Nanone kandi indi kese ihari ni kese ya Willy ndetse na Kelly, wongeyemo na Chris, kubera ko iyi saga imaze igihe kirekire kuri ubu ngubu. Rero kubera ko Kelly amaze igihe kirekire mu cyumba, atangiye no kuba yagira n'ibibazo by'uburwayi. Mwabonye ko afite high blood pressure, kandi ku muntu utwite iyo ni mbi cyane. Ubwo rero niye nama wagira Chris, dore ko na Chris atangiye kuvuga ko arambiwe? Nuko yabibwira Willy cyangwa se nuko yakomeza akamuhisha kugeza abyaye? None se ubundi nakomeza kumuhisha bizarangira ute? Cyangwa se akomeze arwane? Uri Chris ahangaha wakora iki, dore ko ari mu ihurizo? Nanone kandi dufite kese y'uwo bita Gadi ndetse na sheri we Julia. Abangaba barakundana, gusa Gadi yamaze kuba yakwemerera umukobwa bakundana yuko babana haba mu byiza cyangwa se mu bibi. Gusa nanone uyu Gadi yabivuze kugira ngo amwikure imbere. Ese niye nama wagira Gadi? Nuko yareka akabana n'uyu mukobwa utazigera ubyara, cyangwa se nuko yabivamo? Ese uri Gadi wakora iki? Niki wakora? Wakwihanganira uyu mukobwa cyangwa se ntabwo wamwihanganira? Mutange ibitekerezo. Ngira ngo mwabonye ukuntu Navi nawe ibibazo byamubanye ibibazo. Mugire ikintu niye nama wagira Navi nawe ibibazo ko byamubanye ibibazo. Nanone kandi ubundi butumwa mfitiye abakunze ba My Heart, ngira ngo mumaze mu iminsi mubona ku mbuga nkoranyambaga amagambo yibasira Daddy cyangwa se Kiramani, avuga ko yamaze gukena. Ibyo bintu turagira ngo mubirwanyirize kure. Ngira ngo ibyo bintu byamaze kuba affected kuri Kiramani, ariko abandi ntibazamurwanye ngo n'abafana mumurwanye. Byibura mukomeze mu musengere, kandi mukomeza gusharinga video ziwe, turusheho kumutera ingabo mu bitugu, mu bibazo arimo abisohokemo amahoro, kugira ngo natwe tugire uruhari mu kubaho neza, kubera ko nawe aradukunda cyane, kubera ko Daddy aduhoza ku mutima, adushakira ibyiza gusa.
Ku bantu rero mukunda Mayihati, inkunga yanyu ni ugukora subscribe no kuba mwamusengera mugakomeza mugasharinga video ziwe.